tugiye gusengera ijambo rimwe rivuga ngo none Mana ubwo ushakana n'ibyanjye byose ubuzima bwanjye mbayemo nkuramya kora urugendo uve hano urebe umunsi wawe uko wirirwamo urebe abaturanyi bawe ubanyute ureke uyu mwanya ubu mwanya mwiza turasengeye imvura Mana kugira ngo igabanuke turusheho kumva ijambo ryawe turasenze ngo uyu mwanya utubere umwanya mwiza kuko turi imbere yawe turabigusabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen. Reka mbasabe twakira umuvugabutumwa n'amashi menshi. Haleluya, haleluya. Nubwo bitatworoheye kubera imvura nyinshi, ariko turasoma n'ubundi ijambo ry'Imana kubera ko ari ryo ryatuzanye. Ndagira ngo twongere dufate akanya dusenge kugira ngo tubwire Imana ko dukeneye ituze muri iri teraniro. Mana turagushimye kubera ko uri hano muri iri teraniro kandi waritumiye, ntabwo warihamagarira ubusa. Dusabye ituze rwose kugira ngo ijambo ryawe rikore umurimo, kandi imvura y'umwuka igwe mu mitima yacu ihembure ubugingo bwacu. Ijambo ryawe rigira ububasha bwo gukiza no guhembura no kubeshaho. Turagushimye kuri mu ruhande rwacu, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen, amen. Ishimye Imana kuko impaye uyu mwanya mwiza wo kugaruka hano. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyahishuwe, igitabo cy'Ibyahishuwe Yohana ibice 4. Ibyahishuriwe Yohana turasoma ibice 4 n'umurongo wa 11. Yohana ibice 4 dusomera umurongo wa 11. Aravuga ngo Mwami wacu Mana yacu ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko, kuko ari wowe waremye byose, igituma biriho kandi cyatumye biremwa nuko wabishatse. Twikirize tuvuge ngo amen. Turasoma no muri Zaburi 149. Zaburi 149 umurongo wa 4. Umurongo wa 4 uravuga ngo kuko Uwiteka anezererwa abantu be, azarimbishisha abanyamubabaro agakiza. Amen. Kuko Uwiteka anezererwa abantu be,
azarimbishisha abanyamubabaro agakiza. Twikirize tuvuge ngo amen. Ni umugoroba Imana iduhaye udasanzwe kubera ikirere, ariko kandi w'umugisha, aho muri iyi minsi 40 muri imbere y'Imana gusenga. Imana intije mu uyu mwanya wo kubona iminsi 2, uyu munsi n'ejo. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ijambo rivuga ngo waremewe kunezeza Imana. Waremewe kunezeza Imana. Nahoze nsoma nifashishije iki gitabo Ubuzima bufite intego, mpera kuri page yacyo ya 87. Hari ayo magambo meza kandi menshi nayakunze. Abafite igitabo cyitwa Ubuzima bufite intego, iyo uhereye kuri page ya 87 hari ayo magambo meza. Umwanditsi w'iki gitabo Warren asobanura icyo twaremewe, ariko mu ntango atangira hanejeje kurutaho cyane, kuko yavuze amagambo yankoze ku mutima. Amagambo atangira uyu mutwe yaravuze ngo waremewe kunezeza Imana, ngo igihe wavukaga mu isi Imana yari ihari nubwo itaboneshwa amaso, isekera ko wavutse. Iryo jambo ryankoze ku mutima. Andi magambo yakurikijeho yaravuze ngo yashakaga kubaho cyangwa njye mbaho, kandi kuvuka kwanjye cyangwa se kwawe kwayiteye umunezero mwinshi. Noneho ijambo ryanejeje kuruta iyindi riravuga ngo Imana ntabwo yari ikeneye kukurema, ariko yahisemo kukurema kugira ngo ikunezererwe. Uriho kuko igufiteho inyungu, ngo uyiheshe icyubahiro, usohoze imigambi yayo, uyitere umunezero. Imana ishimwe. Ndashaka kuza kwifashisha iri jambo dusomye n'andi tuza gusoma, tuze kuvuga iri jambo rivuga ngo waremewe kunezeza Imana. Kugira ngo ntaza kongera gusoma cyane, hari nubwo uyu munsi nza kubikora, ndaza gufata iyi teme cyangwa iri jambo rivuga ngo waremewe kunezeza Imana. Rifite iminsi myinshi, keretse tugiye kuvuga umunsi wa mbere, wa kabiri, igera kuri 13 n'ingahe. Uwo mwanya ntitwawubona, ariko natoyemo agasutitre kamwe tuza gukoresha, kari kuri page y'155. Ababifite barahareba page y'155. Yakavuzwe nyine ku munsi wo gusoza inyigisho, ngo ku munsi wa 13, ariko niko nge nahisemo ko tuza kuganira. Niryo jambo nza gukoresha, iri kuri page y'155, ahavuga ngo ukundisha Imana umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Ndashaka kuza kuvuga iri jambo rivuga ngo Imana ishakana n'ibyanjye byose. Haleluya. Imana ishakana n'ibyanjye bingahe byose. Niryo jambo nshaka ko tuza kuganiraho uyu mugoroba, navanya muri iki gitabo cy'Ubuzima bufite intego, muri iri jambo rivuga ngo waremewe kunezeza Imana. Nasomye muri Bibiliya ahantu henshi,
nsanga kuremwa kwacu Imana yaturemye ifite umugambi. Nasomye mu Befeso ibice 2 umurongo w'10, nsanga ahantu Pawulo avuga ngo kuko turabo yaramye ituremeye imirimo myiza. Haleluya. Ariko noneho ahandi hantu hanejeje cyane, urumva nasomye ibice byinshi ntashaka kuza kubagora ahubwo ngo mubyandike. Nasomye muri Yesaya ibice 43, Yesaya ibice 43, nsoma ku murongo waho wa 21. Haravuga ngo abantu niremeye ubwanjye ngo berekane ishimwe ryanjye. Amen. Abantu niremeye ubwanjye ngo berekane ishimwe ryanjye. Amen. Niho nakuye mfatikanije n'uyu mwanditsi w'iki gitabo Rick Warren, niho navanye inyigisho iri budufashe mu minota mike yansigaranye tuganira ijambo rivuga ngo waremewe kunezeza Imana, hanyuma kugira ngo ubishobore ubigeraho ubikore neza, Imana igushakana n'ibyawe byose. Imana ishakana n'ibyanjye byose. Yavuze amagambo menshi avuga kuramya Imana, ukuntu binezeza Imana, ariko yerekana ko kuramya atari ukuririmba indirimbo zigenda buhoro gusa. Oya, abantu babaye muri Kongo n'abanyarwanda benshi bagiye bajyayo. Hari igice kimwe cyabagamo umubyeyi witwa Mariyamu w'umuhanuzikazi agasenga Imana. Bamwe mu bantu bagiyeyo twaganiriye ngo yarabaganirije, arababwira ngo iyo umuntu umubyeyi arimo akoropa inzu ye yo kubamo, akayikubura akayikoropa aririmba ashima Imana, avuga ngo Mana ndagushimye ko wampaye inzu, reka nyikorere isuku, abazagera hano bose, abazagera ahangaha bose bataza kwinjira mu mwanda. Ngo ibyo bintu bikora ku mutima w'Imana ikanezererwa. Aravuga ngo iyo umubyeyi arimo afura imyenda y'umwana, avuga ngo ndagushimye Mana, ndagushimye ko wampaye abana nkaba ndimo mbakorera isuku, ngo Imana iri mu ijuru irabinezererwa, ngo ndetse ikandika igororano kuko wabikoze unezerewe. Arabasobanurira, ababwira impamvu. Arababwira ngo iyo umwana w'umurokore, umwana w'umuntu w'Imana atambutse yambaye imyenda isa nabi, abamubonye baravuga ngo dore babandi, bakavuga amagambo menshi, hanyuma icyo gihe ubutumwa bwiza bukagira inkomyi kuko babuvuze nabi. Kumbi mu magambo nakunze yavuze ngo Imana yita ku kantu kose umuntu wayo akora. Haleluya. Nasanze neza ibyo bintu Mariyamu yavuze mu myaka ya kera, nasanze Rick Warren nawe yarabibonye. Yavuze ngo Imana yita kuri buri kantu gatoya kose dukora ko kuyihesha icyubahiro. Haleluya. Ushobora kwibaza ngo kurya no kunywa umuntu abikoze nabi hari icyo byatwara Imana? Niba hari kurya mu gitondo akabirya saa 9, ibyo hari kurya saa 1 akabirya saa 6 y'ijoro, cyangwa ntabirye kandi atari mu masengesho atanabibuze, ibyo bintu bizazana ingaruka ku mubiri. Ibyo bintu byose bizagira ingaruka ku buzima bw'umuntu, kandi Imana yararemye umubiri nk'urusengero rwayo. Ibyo bintu ntibinezeza Imana. Niyo mpamvu ku kintu cyose dukora, haba kurya haba kunywa, byose tuba tubikwiye kubikorera mu mwanya wabyo kuko binezeza Imana. Nta kintu na kimwe Imana yaremeye gupfusha ubusa. Ibyo reka mbisimbuke.
ndashaka kuvuga ko iyo utanejeje Imana urayibabaza. Twaremewe kunezeza Imana kandi tubonye ko ari nacyo yaturemeye. Hanyuma igihe twavukaga ikakuremera uwo mugambi wayo, ikandemera umugambi wayo wo kuyinezeza. Nasomye amakuru mu gitabo cy'Itangiriro, ubwo ndanga kuza gusoma ahantu hose, ariko abafite udukaramu baraza kwandika nk'umwigisha nyine aba yasomye ibice 6 umurongo wa 5. Igitabo cy'Itangiriro ibice 6 umurongo wa 5. Mbereka ikinyuranyo cyo kunezeza Imana, ikinyuranyo cy'ibyo turimo tuvuga kiri mu Itangiriro ibice byaho 6 umurongo waho wa 5. Nimwumve ijambo ry'Imana rihari, nubwo ikirere kitatworoheye ariko turabivuga mu izina rya Yesu. Itangiriro ibice 6 umurongo waho ni uwa 5. Nimwumve uko havuga: kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima we. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naramye, mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Twikirize tuvuge ngo amen. Iri jambo nasomye ryankoze ku mutima cyane. Nubwo Imana yaturemeye kuyinezeza, ariko si twese, si bose abo yaremye basohoza iyo ntego y'Imana. Ntabwo ari bose babishobora gusohoza intego y'Imana. Igitabo cy'Itangiriro nimo Imana yaremeye umuntu wa mbere witwa Adamu, imuremera n'umufasha witwa Eva. Hanyuma abo bantu yaremye baza kororoka. Nguko bagiye bororoka bagomera Imana, barayibabaza. Mu gihe cyabo cya Nowa, mu gihe cya Loti naho murabizi, ngo bababaje Imana kubera ingeso zabo zari mbi cyane. Ndakwibutsa ijambo turimo tuganiraho rivuga ngo waremewe kunezeza Imana. Hanyuma irindi riri munsi yaryo sous-titre sous-thème ikavuga ngo Imana ishakana n'ibyanjye byose. Muri abo bantu ngo babaza Imana, hari ibyaha byabayeho mu gihe cyashize ari nabyo bihari none. Niba ari ibintu bihangayikishije za guverinema, niba ari ibintu bihangayikishije abategetsi bakomeye b'ibihugu n'icyacu kirimo, ni ibyaha birimo bikorwa kandi cyane, ndetse ikibabaje abantu bakabikora bafite insengero basengeramo kandi nyinshi. Hari ibyaha aba bantu bakoze mu Itangiriro, haba kwa Nowa no kwa Loti, ngo abantu barasambanaga kandi biteye ubwoba. Bigeze igihe abagabo batararikira abagore, ahubwo abagabo bakararikira abandi bagabo, abagore ku bagore. Icyo cyaha cyitwa ubutinganyi, icyo cyaha kiragenda gitera Imana umubabaro. Turimo turarwana n'ibyo mu gihe cya none. Turimo turarwana n'ubusambanyi buri mu batoya, buri no mu bakuze, buri mu batajya mu nzu y'Imana, buri no muba mu nzu y'Imana bitirirwa izina ryayo. Turimo turarwana n'ibyaha by'ubusinzi byo kunywa ibiyobyabwenge. Nahoze mu giterane kimwe muri Kamonyi cyo kurwanya ibiyobyabwenge, uhagarariye polisi mu ntara y'Amajyepfo atubwira ijambo ryanteye umubabaro. Aratubwira ati, abo mu nsengero mwebwe mubizi buhoro
kuko ntabwo muba kuri tere neza, ariko aduha imibare y'abana kuva muri za primaire kugera muri segonderi, atwereka mu bakuze ukuntu urumogi, izi nzoga mubona mbi cyane zangije abantu, aduha imibare nk'umuntu uhura nabyo. Arangije atubaza ijambo ryambabaje, aratubaza ngo mbese murabona ejo h'igihugu hari hehe? Turimo turagwana n'ibintu muri iyi minsi, icyo cyaha cyitwa ubusinzi kirimo kivaho n'ubwicanyi cyane mu bashakanye, kuko cyangiza ubwenge. Hano hashobora kuba hari abakorera wenda muri karayesi ndera cyangwa bajya basura y'abantu. Nge narwaje y'umuntu w'umufamiliye, hanyuma mbayo ndahamenya. Hariyo abadamu, ababyeyi bakuze, hariyo abasore bakiri bato n'inkumi. Abo bana benshi iyo muganiriye, hari ikigo baba bafungiyemo bambaye uko bavutse, birukanka, baba bateye ibishinge bituma ubwenge bwabo butakara. Iyo uganiriye n'abatangiye koroherwa cyangwa ukaganira n'abaganga babo, usanga benshi ni abana bishwe n'ibiyobyabwenge. Ubasanga bamwe bari muri za kaminuza, abandi muri segonderi, ni abana batoya beza. Noneho ikintu kibabaje, ibyinshi byatewe n'ibi bintu biharawe, ari nabyo tuza gusengera. Niba dushaka kuba mu buzima bunezeza Imana, ntushobora gukunda Imana utazi, utabonye, utakunze mugenzi wawe. Iryo hame ryo murarizi, y'ubwawe waravuze ngo ntiwakunda Imana utazi, utabonye, utabanje gukunda mugenzi wawe. None rero reka bive kuri mugenzi wawe, bigere ku mugore wawe, bigere ku mwana wabyaye. Benshi muri abo bana iyo uganira n'abaganga ndetse n'abagera mu bihugu by'i Burayi, murabizi no muri za Amerika, hari ibintu byateye muri iki gihe kandi bibabaje Imana, bisa n'ibiharawe mu gihugu cyacu, byitwa divorce, gatanya ivuye kuri izi ngeso mbi z'ubusambanyi z'abantu biswa abagore n'abagabo, ivuye kuri ibi byaha by'ubusinzi byangiza amafaranga y'urugo. Umuntu agakora ibyaha biteye isoni, gafata agakozi ko mu rugo akaba gateye inda, akabafasha agaturanyi, twana tuba ducaracara mu biryogo, umugore akumva ibyo bintu arabihaze, cyangwa se n'umugore nawe akabameza atyo. Abo bana bakura babuze urukundo rw'ababyeyi, bagakura basanga se na nyina baratandukanye. Abo bana nibo bavamo abana bashaririye, batagira urukundo, badaseka, batamwenyura, kandi ibyo abo mu nzu y'Imana barimo baratandukana, ubona ari imikino. Njyewe nagize ibyago byo kuba imfubyi ndi mutoya, nabaye mu buzima bugoye. Namugaye mfite imyaka 8, hanyuma kuri iyo myaka mbura data umbyara. Ngize imyaka 14 na mama aragenda 94. Kuva icyo gihe nsigarana ubuzima bwanjye njyenyine bwirera. Ubuzima bw'ubupfubyi no kubaho utagira uhamagara, wakwitsamura ntihagire ukubwira ngo urakire, ni ubuzima bubi. Iyo mbona abagabo n'abagore ukuntu murimo mukina no kugira abana imfubyi, njya ngira umubabaro mwinshi. Kandi dufite amayiglize, turaterana igihugu cyose, abantu barimo barasenga, bafite 40 n'abandi, buri wese abahindana na Bibiliya. Umugabo n'umugore bakananirwa kubana mu nzu. Bibiliya yavuze ngo ukunde mugenzi wawe. None niba no gukunda umugore bivuyeho, umuntu akananirwa n'urukundo, akunda abana bamuvuye mu nda, abana yabyaye, bagakura ari mayibobo, bakabura school fees ku mashuri, papa ari umubosi afite amafaranga, abana bakarya nabi, abana bakandarara mu muhanda, kandi wabo ntacyo bari babuze. Biri mu bintu biteye umubabaro Imana. Ndagira ngo mperutse gusura itorero shingiro Kanombe, itorero shingiro rya Kanombe B.
nsanga bagira gahunda nziza cyane yanejeje. Twaganira ijambo ry'Imana ariko dufata n'umwanya tukakora debate, buri wese akabivuga. Ubundi byari bikwiye ko iyi migoroba dutanga ijambo buri wese akagira ikintu abivugaho. Kubera iki? Niba dusenga amasengesho ataduhindura kuba abantu bafite ubumuntu, tube turetse kuba abakristo, tubanze tuba abantu ariko bafite ubumuntu. Umuntu ufite ubumuntu ntabwo atinyuka gufata akana gatoya k'agakobwa abyaye abereye se cyangwa sekuru hano mu itorero ngo agaterete agashukisha ibyo yavanye Dubai n'utwo yavanye hehe. Umuntu ufite ubumuntu n'ubunyangamugayo bwa kimuntu ibyo ntiyabikora. Dufite abantu, ni Yuda wabyanditse, umuvandimwe wa Yesu, yanditse urwandiko rumwe, aravuga ngo ubwo nifuzaga kubandikira, nagambiriraga kubandikira, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo murwanire ibyo kwizera bera bahawe rimwe bikazageza iteka ryose. Aravuga ngo kuko hariho bamwe binjiye muri mwe rwihishwa bagenewe kera gucirwa witeka. Aravuga ngo abo ni abantu buntu gusa, ngo ni inyamaswa abantu, inyamaswa bantu. None se umuntu nibazi ko arwaye sida agafata umwana w'umujyambere utangiye kaminuza mu wa mbere mu wa kabiri akamushikisha amafaranga, akamushikisha kumwishyurira, akamwishukisha telefone, akamutera sida, ubunyamaswa buruta ubwo n'ubuhe? Ubwo turimo dusengera kunezeza Imana, ndashaka kubatangariza ko hari n'abandi bayibabaje. Bagize gute? Bayibabaje. Ku gihe cya Nowa bakoze ibyaha bisa bityo ngo kugeza ubwo Imana ibabara, ngo ndetse yicuza icyatumye irema umuntu. Nabatangarizaga ko hano mu isi, hano i Kigali, hari abantu Imana ireba ikicuza icyatumye ibarema, ikicuza icyatumye ibarema. Yababona bagenda ari abakobwa beza, twe tubabona ari beza, ikababonamo ubwicanyi. Amaze gukuramo inda nk'eshatu enye kandi agenda ari umukobwa ushima Yesu. Haleluya! Ndashima Yesu, ndi umukobwa ushima Imana. Haleluya! Imana yamurebe gasanga si umukobwa si umugore ni ikibura byose, ahubwo ni mubi kuruta interahamwe, ni mubi kuruta Bin Laden, kuko abo yica n'abataravuga. Ibyo ni ibyaha bimwe amaleta yahaye umugisha, kuramo inda itateganijwe itashatswe, amaleta amwe mu isi yabyemeye. Ndashaka kubabwira ko niba twiyemeje guca muri iyi nzira Rick Warren yanditse, Bibiliya yayivuzeho kera ko ari inzira ifunganye, ko ni inzira imeze ite? Ifunganye. Kugira ngo tuza kubyumva neza kandi tuze no kugera ku musozo, Imana ishakana n'ibyanjye byose. Imana yaguhaye iki? Igushakana n'iki? Kugira ngo uyinezeze. Imana igushakana n'ibyawe byose, ishakana n'ibyanjye byose. Turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Tesaloniki. Nyemerere tuhasome urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Tesaloniki, ibice bitanu umurongo wa 23. 5:23 handitse iki? Haravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izagira gute? Izabikora. Imana ishakana n'ibyanjye byose. Dusubira muri rya jambo riri muri Mariko 12:30, ntacyo bidutwaye kandi ntabwo ndinda sinabarakerereza, tugiye gusenga. Mariko ibice 12 umurongo wa 30.
nuko rero Mariko 12:30, nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Amen. Irya kabiri ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko rirushayo gukomera. Imana itugirire neza. Uyu ni umuhungu umwe ngo wari urimo abaza Yesu ati, se tugire duti? Itegeko rirusha yandi gukomera ni irihe? Urashaka ubuzima bunezeza Imana? Bunezeza Imana ntabwo ari uko nza kubwiriza nanigirije karavati, ntabwo ari ukuramya no guhimbaza cyane. Imana ishaka ko tuyiramya isegonda ku isegonda, itiyerse, umunota ku munota, umunsi ku munsi. Kubera iki? Niyo turi mu kazi dukora, ntacunga bosi ngo aragiye ngo mpite nanjye nengeka, nkakomeza gukora nkaho ijisho rye rihari kandi ridahari, kuko nzi ko hari databuja mukuru, nabwo mba ndi mu mugambi mwiza wo kunezeza Imana. Iyo ukora akazi ka buri munsi udakererwa, iyo utanga iposho nk'uko bikwiye, uko uyafite, simvuze ngo utanga ibyo udafite, ariko uzi kubaho uri umugabo, amafaranga yawe abaha gusa, andi akaba kuri konti, umugore wawe akajya asengera igitenge nkaho hari umupfakazi, kajya uvungura utya, uvungura nk'iya 500 utya n'ibiceri, uri mutongana uvuga uti ariko ubunyaka amafaranga, ntubona ko no mu Bushinwa bafunze ntayahari, ukajugunya ibiceri utya kandi amafaranga ahari. Wowe ukagenda ukicara ahantu ugashikura brochette, warangiza ukegura Bibiliya ukaza mu rusengero, ukaba umugabo mwiza w'umunyedini. Ndashaka ko tuza gusenga Imana ikatumenaguza ijambo ryayo. Haleluya. Tukaranga idini tukaba ba Kristo, tukaranga kwitwa ba Pierre, abayari, n'andi mazina menshi twitwa. Imana ishaka ko twera imbuto zikwiriye abihannye. Abagize gute? Abihannye. Nicyo cyifuzo. Umva rero, hari ibintu bine Imana igushakaho kugira ngo ube mu buzima buyinejeje. Ni by'ibihe? Yanditse aravuga ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose. Icya kabiri, ubugingo bwawe bungahe bwose. Gatatu, ubwenge bwawe bungahe bwose. Icya kane, n'imbaraga zawe zose. Tugiye mu Bitesalonike aho twasomye, ho hatubwiye ijambo ryiza cyane kandi ryiza. Riratubwira ngo Imana y'amahoro ibeze rwose. Iri jambo kwezwa niryo rituma umuntu Imana imunezererwa. Uriya muvandimwe ngira ngo yangabanije cyane, wansaraje papa. Yavuze ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwa, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azagira gute? Azaza. Imana ishakana n'ibyanjye byose. Ibi byose tuvuze ngiye kubikubira mu ijambo rimwe rivuga kwezwa. Kugira gute? Kwezwa. Nasomye ubutumwa bwiza bwa Yohana, usangamo ikiganiro bitegura kwegera igaburo ryera. Yesu afata amazi, niba yari mwibase ntumbaze, ngo afata n'igitambaro atangira koza abigishwa be, ngo araboza.
ahera ku wa mbere aramwoza ibirenge, uwa kabiri aramwoza, uwa gatatu aramwoza, ngo ageze kuri Petero ararahira aravuga ati dore ntabwo ushobora kunyoza. Petero yarahubukaga agahubuka pe akanga n'ibitangwa, aravuga ati jyewe ndakurahiye ntabwo wanyoza. Uzi ikintu Yesu yamubwiye? Yaramubwiye ngo nintakoza ntaho njye nawe tuzaba duhuriye. Umukristo utaba mu buzima bwo kwezwa akabana n'icyaha kuva ku itariki ya mbere akakigerana ku yindi, uwo ntaho ahuriye n'Imana, kabone n'ubwo yaririmba n'ubwo yatanga akitanga nawe ubwe ntacyo aba akoze. Kubera iki? Yohana yarabivuze neza, yaravuze ngo utejejwe ntazareba umwami Imana. Haravuga ngo iyo umuntu yatuye nitwatura ibyaha tukabireka, ngo niyo yo kwizerwa ikiranukira kugira gute? Kutweza no kutubabarira. Biravuze ngo kwezwa, ariko munyemerere mvuge n'iyi ndirimbo y'120. Umuririmbyi yavuze ngo Uwiteka umucamanza yambonyeho iki? Baririmbyi yatubonyeho iki? Amaraso gusa. Dufite inyigisho mbi zadutse kandi zihari. Ni inyigisho z'abadayimoni, bantu barimo bagendagenda babifite ku ma interinete, ku maradiyo barimo barabyamamaza. Ni inyigisho zivuga ngo ibintu byose Yesu yabirangirije icyarimwe. Kuba waramwakiriye sasi, usambane, utingane, wice, upfe, Yesu yabirangije rimwe. Kumbi hari indirimbo nziza mu gitabo cyacu cya kantike ivuga ngo misemo guhora nkizwa ngashingwa mu gakiza ke sinzava mu. Gukizwa, dukizwa rimwe igihe twakiriye Yesu, ariko kwezwa ni ubuzima tubamo kuva none kuzageza tugeze mu ijuru. Ntabwo tuza ngo twicare twirire dusinde. Ni gute se umuntu wagiriwe ubuntu, ubwo buntu ntibumutere kureka? Ni buntu ki? Twagiriwe ubuntu butubatura, butwambika imbaraga zinesha. Pierre ukajya uyireba ukakubona nk'ibambwe kandi utabuze amafaranga agura imitsingi. Oya, za konyake ziryoshye, wari umugabo uzi kuzigurira za rikeri kubwo kwakira Kristo. Pawulo yaravuze ngo nabonye iby'isi ko ari igihombo, bimbona nk'ubambwe, nanjye iyo mbireba mbibona nk'ubambwe. Nguko gukizwa no kuba mu buzima bunejeje Imana. Nikodemu yajyaga yumva bene izi nyigisho, kandi ngo ari umuhanga w'umwigisha, ngo aza kugenda nijoro ajya kubaza Yesu, Yesu, ibintu buvuga ubwira abantu ni ibintu bishoboka? Banumva uvuga abantu ngo babyarwe ubwa kabiri. Ubu muntu w'umugabo nka Nikodemu wanigirije karuvati, wabatijwe agakomezwa murangirika, ni kuva ku mwaduko w'abazungu, ibintu byo kubyarwa ubwa kabiri. Kanjye wavukiye mu rugo rw'abarokore basenga, iwacu bari bakijijwe, ibintu byo kuvuka ubwa kabiri ubundi najya mu nda nkongera nkavuka. Aramubwira ngo Nikode, utabyawe n'amazi ntabyarwe n'umwuka, uwo nta sano dufitanye. Utabyawe n'iki? Ubundi busobanuro. Amazi asobanura ijambo, amazi asobanura wa mubatizo tubatiza abantu bagapfana na Kristo bakazukana nawe. Hanyuma kubyarwa n'umwuka ni ugukira k'ubugingo. Kubera iki? Imana ireba ibi bice byose. Imana igushakana n'ibyawe bingahe byose. Imana iragushakana wowe ubwawe, umwuka wawe, umubiri, ubugingo. Ngo ibyo bintu uko ari bitatu birarindwe bye kubonekaho iki? Umugayo. Yongeyeho n'ikindi ngo ukundishe Uwiteka n'ubwenge bwawe bwose. Kuko hari ubundi bwenge bw'inyamaswa abantu burimo amacenga, burimo gukora ibibi bihitana abantu, ariko Imana iradushakaho ubwenge buyikorera.
none se uyu muvandimwe urimo adufasha kuri biriya byuma urabona adakoresha ubwenge bw'Imana? Ubwenge bwarabukoreshereza Imana. Babandi se baducurangiraga si ubwenge? Ariko dufite abanyabwenge bamara kwiga ubwenge bwabo bukajya gukorera isi gusa, iby'urusengero n'iby'Imana bakabibaho bizi. Kumubajije nari muri mission, hanyuma nje nari nduhutse, icyo gihe saa 11 nari muri siporo muri gym, hanyuma se nuvayo nzaba ndimo kota muri sauna massage, weekend nabwo nzaba mfite picnic, nzaba ndi ku Gisenyi ku Kivu, ibintu nk'ibyo munakarundukiriyo. Ariko reka mbabwire ijambo ryiza Yesu yavuze. Yaravuze ngo umuntu natunga iby'isi byose akazabura ubugingo, iby'isi bizamumarira iki? Imana igushaka wowe n'umubiri muzima wejejwe, mubiri udasambana. Umubiri si uwawe. Ibi abantu babikweza inyigisho zivuga ngo agakiza kaba mu mutima, hanyuma umubiri Bibiri iravuga ngo ni rwo rusengero rw'Imana. None se uko tuzi kururimbisha tukarukoropa? Umubiri si uwayo, ntiwureba. None se iyo kwireba mu mutima abantu bakaba bareba inyuma, niko bene da. Mukanya ntago mubona ko igifungo cyari cyanjitse kigafunguka? Ubu nkomeje kubabwiriza cyafungutse. Abafashwa baba bakeya. Uyu mwigisha uyu afite gahunda, ubu karuvati nayigize nk'ikabira ahanga. Uyu muntu ubundi batuzaniye ni muzima, ni tayari. Ukajya ushidikanyaho kuko ubona ko ibintu ndimo nkora rimwe na rimwe biri bizarre. Niko Imana ishaka ko dutandukanya imibiri yacu n'iy'abamaraya, tukagira itandukaniro. Uko abantu batureba bibi ibintu bihesha Imana icyubahiro, bibi bivuga ubutumwa. Niko mwabakobwa ba Yesu mwe mukijijwe, tugiye mu bukwe tugahaguruka tukajya mu mafete y'abagenzi bacu bagize anniversaire, ukagenda washyizemo akantu k'agakabutura k'akabogisa kageza. Ariko ku cyumweru ukazazanamo ikanzu ngiyi ugahagarara uramya Imana. Rick Warren yavuze ibintu byiza kuri kiriya gice nasomye cyanejeje. Aravuga ngo ni gute ndamya Imana ndi mu bandi? Ntavuze, ntagombye kuvuga ngo uri mwiza Yesu, batagombye kumenya ko mba hano kuri Saint Etienne, batarabimenya. Ni gute bambona bagatangira kubaza ngo ariko uyu mukobwa atandukanye natwe ibye ni ibihe? Ni gute bigaragara utavuze, udatwaye Bibiliya bigaragarira hehe? Mu bukwe umuntu akabunuza pe. Ami Yesu, aya ngaha iki gituza cy'ababyeyi kikajya hanze kwacina na Yesu. Imana yita ku bitambo n'indirimbo n'urusaku gusa, hanyuma ibyo bindi byo ntabwo ibirebamo. Muze kubitekerezaho. Bakajagara, abasore bakajagari, umuntu yambaye ipantaro nziza yayiguze arayimanuye yigeze ahangaha, ayikenyereye aha, ka kambaro k'imbere niko kagiye hejuru. Umukanya noneho hari utwaje tudasanzwe, ubu ipantaro nziza nira ahangaha, atayihiniye aha ntabwo aba ari umusore ugezweho. Ayihinira aha ni karuvati ye n'ikoti rye rigera aha naryo, urumva n'akataraza kazaza. Ni gute tunezeza Imana muri ubu buzima turimo ducamo? Ni ukwiga gutandukana na Babuloni dutuyemo, tukagenda nk'abagenzi bajya mu ijuru. Agatabo kitwa Umugenzi kagira inyigisho nziza. Hari harimo umugabo witwa Mukristo, akagendana n'undi witwa Mwizerwa, ngo baragenda bageze mu isoko ryitwa Mburamumaro, ngo abantu barabitegereza, ngo bareba amakanzu bambaye, ngo hanyuma abantu bakabaratiriza ibyo barimo bacuruza, barimo bacuruza, kubwira ngo aka nako Rihana yambara, aka naka Nicki Minaj kagezweho. Wowe na Nicki Minaj mufitanye uwuhe mugabane? Uwo yamamaza n'uwo wamamaza bahuriye? Ngo bo bararama bakareba mu ijuru, ngo gaza ariko ntago mureba ku isi ryoshye, Kigali ryoshye,
Nyamirambo, Nyamijosi, Remera, ntabwo mubona iterambere mwabigabo mwe. Bo ngo bakararama, ngo babwira abo muri iryo soko, barabwira ngo twe turashaka kugura ukuri. Ibi bigabo bishaka ukuri, umva n'ururimi rwabyo ibintu barimo bavuga. Ngo bakuru barumwe barakubita bamwicira muri iryo soko. Ngo Mwizerwa apfuye hazuka witwa Byiringiro, ngo nawe ahita akizwa agendana na Mukristo. Ndagira ngo dusenge Imana. Imana igushakana n'ibyo bintu bitatu, agakiza kaba mu mutima. Umutima Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo urinde umutima wawe kuko iby'ubugingo byose ariho bigira gute? Ariho bikomoka, niho bituye. Mu mutima niho hava mu buhehezi, ni naho hava urwango n'ishyari, nimo bituye. Tumarana muri 94 hano mu gihugu, abakristo bari 99, reka mvuga abanyedini kuko ubundi nta mukristo wica kirazira. Ariko kubera ko twanze guhinduka ko mu mutima, tukangira umwuka wera ko akorogoshora ngo akuremo n'ubututsi n'ubuhutu abihandure, turabibana kandi tukabyambariraho umwenda w'idini bigakunda. Mu kwezwa, iyo twezwa, ijambo ridufasha kweza inyuma, rigakuraho ibintu bidakwiriye umukozi w'Imana, umutambyi n'umwami. Turi abatambyi, turi n'abami. Ubajije uko abatambyi babagaho, ukabaza nuko abami babagaho. Abami iyo tubiririmba ngo turi abatambyi n'abami, ureba abo batambyi, umutambyi yaca hariya na capati mu muhanda arimo ahekenya rya umutambyi, mwami Yesu, umwami. Mwari muzi ko turi abami n'abatambyi ku ngoma ya Kristo. None se ibyo bintu tubihesha agaciro? Abaza nkurikirana ubwami bwo mu Bwongereza, umwana umwe ngo aherutse kwivumbura avuga ati genda shaka ubuzima bwanjye. Baramubwira ati sha, ubwo ntaho ugihuriye n'ubwami, wimenye, genda muri Canada niyo nshuti yawe, ubwo ibyo ubwami bisezere toka. Niba ushaka kujya muri ubwo buzima, hari disipline y'ubwami, hari disipline y'ubutambyi. None ko tuvuga ko turi abami n'abatambyi b'umunwa, bizatujyana hehe? Imana ishakana n'ibyanjye byose, amano yawe kugeza ku musatsi n'ubwenge ubikundisha Uwiteka. Ikintu cyose ujye ugikora mu cyubahiro cy'Imana. Haleluya, uzaba uri muyinezeza. Nasomye amakuru y'abantu banejeje Imana. Nasomye umugabo witwa Enoki, mu Baheburayo baramuvuga mu bice 11. Baravuga ngo Imana yamuha promotion, imutwara adapfuye. Nguzi impamvu ngo nuko yizeye Imana, ngo agendana nayo imyaka yaramye, anezeza Imana. Biravuga ngo Enoki we, ntabwo ukwiye kuzumva urubori rw'urupfu, nzagutwara. Ngo barakundana baragendana, ngo umunsi umwe arayiherekeza imwimura adapfuye. Ati ntusubirayo, ngwino duhita twigendera. Ndavuga nti Imana, harimo abantu b'intwari babanye n'Imana, iyo barimo batureba tujagajaga dukinakina dufinata, kubo ba Paulo iyo batureba, ba Yosefu na ba Danieli, abasore banesheje ubusambanyi mu byumba. Abagabo, Danieli ngo wakiranutse muri guverinema, yari guverineri, ngo bakamushaka w'icyaha barakibura, bashaka ikosa bararibura, bashaka n'ifuti, nibura ahantu harira, ahantu anywera, ngo barebe ko bamukuraho ikintu na kimwe, ngo barabibura, ngo bamutegera ku Mana ye. Reka dusenge. Ukunda Uwiteka, uramunezeza. Ijambo rya nyuma ni ugukundisha Uwiteka imbaraga, ariko gutanga ubutunzi bwacu. Nagiriwe umugisha ko gusura iri torero cyane, ngenda henshi. Naherutse muri katedrali imwe mu majyaruguru, tugiye gukora ubwitange bwo kubaka katedrali hariya Gicumbi. Nganira na bishop, hambwa ati ubundi twebwe ibintu byo kwitanga ntago tubimenyera. Ati n'ubu mfite ubwoba, rwose mukozi w'Imana ube wasenze. Nabwo ntuhumure. Ati ibintu byacu twamenyereye kubikorerwa gusa, ntacyo tuzi gukora. Nabasi kukimwisha abakristo banyu, umukristo abaho atazi gukora. Noneho koko cyakora uwo munsi turagenda sobanurira abantu imigisha iri mu gukorera Imana. Uwo munsi turitanga, mbona abantu bitanze miliyoni 50 hari ku cyumweru. Ndavuga nti Imana ihabwe icyubahiro. Noneho njya uriya n'umushumba wari Rebero,
n'ahandi njya nteberanirayo Sarebero hariya Gikondo ngaterana ku cyumweru nkajya nkumva mwebweho murabivuga uwo munsi ngo uyu munsi ngo amaturo ya mutima ukunze ngo ni 45,000 Yesu Kristo we Nazareti ngo ayo mu itorero shingiro ngo ni 30,000 Yesu icya 10 ni 70,000 kandi ubwo igipangu cyuruzuye imodoka ijipe z'umukara by'ubururu by'amafime n'ibintu biri hariya ibigabo by'ibigaganyare byaje biziritse karuvati bifite igikanu kigera aha narahabye guti iyo fenomene mubamo ntago ndayimenya umuntu badutumiriye noneho ntabyo bantumye hari inyigisho mbi zirimo zibuza abantu b'Imana gutanga amaturo na kimwe mu 10 ariko ndabatangariza ko umugisha n'imbaraga by'umukirisitu biva mu mirimo akorera Imana. Kubera iki? Bibiliya iravuga ngo aho tubitse ubutunzi bwacu ni naho imitima yacu iba. Mwabyumvishe? Iyo tubitsa mu ijuru tukiga kubaka itorero dukoresheje amafaranga amaturo na kimwe mu 10, aba bakozi b'Imana bakabona uko babaho natwe bakaduherekeza kandi neza. Iyo migisha igaruka kubera igaruka hehe kubera abatanzi sengera hano kuri ADPR wacu Nyarugenge hano mu kwezi iyo twakabije ntimuzamvemo twakabije amafaranga yabo yabuze miliyoni 10 n'ebyiri miliyoni 10 na zingahe ubwo kandi bazaba bati umwuka yabaye muke byagenze gute ubundi habaye ikinoneho nibura ubundi tukabakaba muri 20 tugera n'eshatu tukamanuka muri 18 amaturo n'ikindi ni gute itorero nka yari mbona ry'abagabo bafite inganda abadeje abantu babaherwa mumbwira ngo ku cyumweru mwatuye 100,000 no byo bintu iyo fenomene ntabwo ndayumva. Ni pasteur ubigisha inyigisho nke ni umwuka muke ni ubunyedini niki ntimushaka ntimuzampamagara ubundi ndagiye Imana ibaha umugisha. Ukundisha Uwiteka umutima wawe n'imbaraga zawe zingahe zose kuko aho ubutunzi bw'umuntu buri ni naho umutima we uba. Ibyo bintu mwabikuye mwari muzi ko muri Maraki Imana yababaye iravuga ngo muravumwa wa muvumo batise uwuhenya kuba nuko mwanyimye kimwe mu 10 n'amaturo. Iravuga ngo muzane kimwe cya 10 n'amaturo bishyitse. Ntabwo igaya ko mudatura ahubwo igaya ko mudatura ibishyitse. Mudatura ibishyitse. Mushaka ko abakozi Imana bazajya kwiba bazakore mu byibo mushaka ko wenda mugira umugisha mukamufite amashuri n'indi mirimo ubundi mutabifite ngo havemo igihembo cyabo bagenda ndakurahiye. Mu gihe cy'Abisirayeli ngo bigeze banga gutura ngo abarewi barigendera batura urusengero baragenda bajya gushugurika nabo bamera nk'abandi. Munatura ibicere ukajya nje kubigisha inyigisho y'amaturo ariko ibyo bintu ni bibi. Buriya bari abantu batwubakiye isengero nahoze mbwira b'Igicumbi ndababwira nti ababongereza beza badutwaye umugisha. Uwo mugisha wose wo gukomera kwabo byiteka biva muri iyo mirimo bakoze batwubakira isengero kandi batazisengeramo. Natwe dukomeze dutange umugisha ntago muzi ijambo rivuga ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Kumenya gufasha umukene, kumenya gufasha ubabaye kandi utamutegerejemo ko azakwishyura. Ikindi kumenya gutanga icya 10 n'amaturo bishyitse ni iki. Ntabwo ndagira umugisha wo gusengera hano ku cyumweru wenda nzahateranira umunsi umwe nzabibabwira kandi numva uko batangaje ku cyumweru bimaze guturwa. Ibyo bikwereka standard y'abantu bariho mu rugero rw'umwuka no mu rugero rw'abajya mu ijuru. Umenya aho abantu bari ubamenyera no ku maturo. Nushaka gupima ubuzima bw'abakristo buriya inkoko za pondeze cyangwa inka izi z'inzungu iyo ushaka umukamo mwinshi uwugaburira cyane, iyo ushaka ko zitera cyane uzigaburira cyane. Ikikwereka ko abantu batarya ntibakora, ikikubwira ko abantu barya bakakira nuko bakora. Nicyo gisobanuro. Kadusenga Imana. Ushaka kuba mu buzima buyinejeje gushakana n'ibyawe byose.
uziyo turirima yewe ubwanjye nibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyo wamucunguzi. Uwo muntu uvuga ngo ibyo atunze ku cyumweru azana 200 asaguye kuri tap and go, ariko imisatsi ye buri samudi agomba gutanga 10,000 muri salo. Hari n'abagabo bayiyogoshesha benayo bakabakira igita mu bwonko, abakobwa baba yarabatya mu mpembe bagahanagura hose agasiga 5, wa muhungu wamwogosha agasiga 5, hariya kuri cyase nakesiga ibindi ngibyo 15 akabitanga. Yajya mu rusengero bavuga kwitanga, ariko abanabo hari abantu hari 500 bapaso amafaranga aranavuze ngo za coronavirus zaratewe mujyanayo nayo ntimuba mwayakoreye. Bizakwereka ko umuntu n'ubugingo ntabwo, kuko aho umutima uri ni naho dukorera, tubitsaho inyenzi n'ingese bitagera. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ntabwo twatonganaga, zari impuguro, kwari kugira ngo tubeho mu buzima bunezeza Imana. Imana igushakana n'ibyawe bihereye mu mutima m'imbere, wemerera Imana ituzemo amahoro n'urukundo, n'umubiri wawe wemerera Imana iweze ubutandukanye n'ibyawe. Bibiliya yavuze ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Uceho akarongo, n'ubugingo bwawe bwezwe n'umwuka, hanyuma ukundisha Uwiteka umutima wawe, ubutunzi bwawe n'imbaraga zawe n'ibindi byose. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Ndagira ngo twubike amaso gatoya dusenga Imana. Twubike amaso. Aya ntabwo ari umugani nacaga uyu mugoroba, ryari ijambo ry'Imana rigenewe kukuburira. Singe mwigisha wa mbere uhagaze hasi nanjye wa nyuma nakwibutsaga. Uri mu buzima bwejejwe cyangwa uri mu kigare gusa? Uri mu buzima bw'ubunyedini cyangwa uri mu buzima bw'umwuka? Ni gutakanwa kawe gatinyuka kakavamo amanjwe? Ni gutuba mutima wawe kuri WhatsApp na YouTube ukarara mu mashusho mabi y'urukoza soni, ubugingo bwawe bukangirika umubiri, ukikinisha ukagwa mu byaha ugapfapfana? Ni iki cyaguteye? Narinje kukuburira ngo garukiraho. Imana irashaka kwinezeza wowe ubwawe n'umwuka n'umubiri. Ntabwo ukiri uwawe ngo wigenge, Imana yakuremeye kuyihimbaza no kwinezeza. Imana iguhe umugisha. Niba wumviye umwuka wera uhagurukira aho uri, dufatikanye gusenga Imana. Niba ukeneye kwezwa muri iyi minsi 40 kugira ngo uzabunezeze Imana, wige gutanga ibyo, Imana iragushakana n'ibyawe byose. Uhagurukira aho uri, hanyuma tugusengera Imana. Imana iguhe umugisha mubyeyi kucyumvira umwuka wera. Imana iguhe umugisha ugucyumvira umwuka wera. Bundi Bibiliya iravuga ngo muri iyo minsi baziziba amatwi ngo batumve ukuri, ikongeraho ijambo rivuga ngo bazaba ari abantu batabwirwa. Ariko abacyumva impuguro n'abacyumvira umwuka wera bashaka kwezwa no kwinjira mu buzima bunezeza Imana, Imana ibaha umugisha. Ndabasabye bene data, mutera intambwe imwe gusa, mwigire hino turasengera Imana. Ntacyo bitwaye, ubuzima bwo kwezwa burashakwa. Nkuko wagiye mu ishuri ukajya kwiga kugira ngo Imana iguhe umugisha ukore, ngwino wezwe. Niba ushaka ubugingo buzima ubwo kujya no mu ijuru, hagarara aho ngaho mushiki wanjye, hagarara. Oya reba aha ngaho, reba ku ruhimbi rw'Uwiteka. Aba bashumba bari buze badusengere, muhagarara aha ngaho, murebe ku ruhimbi aha ngaho, murebe ku ruhimbi. Ntacyo bitwaye, murebe hano, ntacyo bitwaye. Ahubwo ndahamagara abashumba banjye mwese mutambuke, mpereye kubo twicaranya, mutambuke mukozi Imana muze, hanyuma dusengera aba bakobwa n'abahungu ba Yesu kugira ngo Imana ibeze. Kandi wihereye none mufate intego, musezerera ibyaha, musezerera ibyaha byo mu mirimo bya buri munsi no mu bitekerezo. Aho umwanzi yaguteraga, wihe Yesu, umubwire ngo nguhaye ibyanjye, nguhaye ibyanjye.